Ubutumwa mfite igice cya mbere kivuga ku rusengero rwubakiye hejuru y'umurenzo. Nabaye ndimo nsenga igihe kimwe numva ijwi rirampamagaye rirambwira ngo ndashaka kugutuma. Rongera rirampamagara rirambwira ngo ndashaka kugutuma. Inshuro ya gatatu rirambwira ngo ndashaka kugutuma kandi uzantumikire. Hanyuma rero muri uko kumpamagara gutyo nagiye kubona mbona umuntu aramfashe, nibona ahantu ku rusengero nasanze rwari rwubakiye ahantu. Hanyuma Imana irambwira ngo nimbwire abantu yuko umuntu wese utsemba urusengero Reka nongere ngusuhuze mwifuriza amahoro y'Imana, mwifuriza kugira umunsi mwiza, mwifuriza kugubwa neza, mwifuriza kubana n'Imana ahantu hose mu bice bigiye bitandukanye. Nimba mu gitondo nizere kuza kugira umunsi mwiza, kandi n'ejo nizere kuza kugira ijoro ryiza. Nkubutse ko ari Getsimani TV. Getsimani TV iriho ku bwanyu kugira ngo tujye tubagezaho ivugabutumwa ryagutse kandi rigere kuri mwe mwese mutuye mu bice bigiye bitandukanye. Ari ubwa mbere kuri Getsimani rero usabwa no gukora subscribe, like, share, comment. Tuba dufata umwanya ugasoma ibitekerezo byanyu, kuko ibitekerezo byanyu ni ingenzi. Uyu munsi rero kuri kamera tugize umugisha kubona umutumirwa wacu, umukozi w'Imana. Ni ukuri Imana igiriye neza kandi yagurukije mu gihe nk'iki ngiki. Tuje umushero kugira ngo tuganire nawe, adusingize ku butumwa bwiza Imana iba yampaye kugira ngo ageze ku bantu badukurikiye. Reka tumuhe ikaze. Muraho neza? Muraho. Mukomere cyane. Tugize umugisha wo kubona kuri kamera za Getsimani TV. Ni ubwa mbere bakubonye, bashobora kwitabaza amazina yawe, witwa nde? Nitwa Mukagasake Valeria. Yego, Mukagasake Valeria niwe tugiye kubana uyu munsi kuri kamera za Getsimani TV. Mu by'ukuri Mukagasake Valeria mu buzima busanzwe ni muntu ki ku bantu badukurikiye ari ubwa mbere bari kukumva? Mukagasake Valeria umubyeyi Yesu yagiriye ubuntu. Yego. Arampamagara mpagakiza ntamuzi. None uyu munsi ndamushimira yuko yangiriye neza. Imana ishimwe. Yego, watangira usenga Imana rero ubundi ukagezaho abantu message Imana yaguhaye kugira ngo ubagezeho. Imana data wa twese, Imana nkuru, Imana y'amahoro no gukiranuka, ndagushimiye. Gushimiye ko wagize neza ukaturindira mu mpande zitari zimwe, ukemera ko uyu munsi twongera guhurira ahangaha tuganira ku ijambo ryawe. Ndagushimye rero ko ari wowe ubikoze muri aka kanya. Ndakwinginze rero kugira ngo ubwo tugiye gutambutsa ibiganiro byawe, Mwuka Wera azabishorere, kanwa kacu kabumbukire kuvuga ishimwe ryawe no kuguhimbaza. Kandi turasenze kugira ngo umwanya turi bumare muri ibi biganiro uzubane natwe, dushyigikire, cecekesha amajwi yose, shyigikire ugiye kubiyobora, shyigikire nanjye ugiye kuvugira imbere yawe. Unyemerere n'amatwi azatega ibiganiro, azumva ibiganiro yose azahindurwe n'imiburo yawe, kandi imitima ya benshi izaguhindukire ku bw'ubutumwa bwiza tugiye gutangira aha hantu. Ngaho vayo bane natwe rero dushyigikire, ntabwo ari twe ahubwo ducishwe bugufi ushyirwe hejuru kuko uri Imana. Mu izina rya Yesu tubisenze twizeye, amen. Ubutumwa mfite igice cya mbere kivuga ku rusengero rwubakiye hejuru y'umurenzo. Nabaye ndimo nsenga igihe kimwe numva ijwi rirampamagaye rirambwira ngo ndashaka kugutuma. Rongera rirampamagara rirambwira ngo ndashaka kugutuma. Inshuro ya gatatu rirambwira ngo ndashaka kugutuma kandi uzantumikire. Hanyuma rero muri uko kumpamagara gutyo nagiye kubona mbona umuntu aramfashe, nibona ahantu ku rusengero nasanze rwari rwubakiye ahantu hejuru mu gishanga ku murima bita umurenzo. Ku rusengero rwari rwubakishije amatafari ahiye, ariko fondasiyo yarwo yari ishinze mu gishanga. Hanyuma ngiye kubona mbona muri fondasiyo y'urwo rusengero harimo harazamukamo ibyatsi bita urukangaga. Hanyuma tuhageze umuntu twagendanaga arambaza ati urwo rusengero warubonye? Ndamusubiza nti narubonye. Ati warwitegereje? Nti narwitegereje. Arambaza ati rwubakiye he? Ndamubwira nti rwubakiye hejuru y'umurenzo. Hanyuma ahita ambwira ati twinjirane mu nzu mu rusengero imbere. Turinjira, twinjiyemo nasanzemo hateretsemo ikidomoro kinini cyane kimeze nk'ibigega
bikorwa n'uruganda rukorera hariya mu gace ka Rwamagana rwitwa Roto. Cyari gipfundikiye ariko abantu baragitwikiriye muri urwo rusengero, ariko cyari gitazemo ibisindisha. Umuntu wari yarambwiraga ngo ibyo bisindisha namarwa. Najyaga kubona nkabona buri muntu wese araje aratwikuruye, aradashye, arasohotse agiye yihishe, abandi batamureba. Noneho uwo muntu arambaza ati ese ibi bintu wabibonye? Nti nabibonye. Arambaza ati mbariza aba bantu bari kudaha ibi bintu aho igihe byahagereye. Mbajije umuntu umwe mu bari baje kubidaha, arambwira ati iki kitariro kimaze igihe aha hantu, ntago nzi igihe cyahagereye, ariko buri wese araza akidahira akigendera. Mu by'ukuri aho hantu twamaze umwanya turimo kwitegereza ibyo bintu, turangije turahava twinjira mu kindi cyumba cyari kiri aho ngaho muri urwo rusengero. Tugeze muri icyo cyumba dusanga icyumba cyaho cyabaye umurayi w'umukara nk'umuntu watekamo, hanyuma ahantu hakajyamo imyotsi hakijima. Ryari irangi ry'umukara ariko ryari ryarahinduye ibara. Arangije arambaza ati iki cyumba wakitegereje? Ndamusubiza nti iki cyumba nakibonye. Arambaza ati none urabona kimeze gite? Ndamubwira nti icyumba cyabaye umusaka. Turongera turahava twinjira mu cyumba cya gatatu. Tukinjiyemo tugisangamo abantu baryamye, bari abantu bakoraga imirimo aho hantu, barasinziriye, buri muntu wese yiyambuye umwenda wo hejuru yubitse inda. Uwo muntu arambwira ati kangura aba bantu ubabwire babyuke. Ndabakangura, nkomyeho wese akubura amaso akandeba, akongera akisinzirira. Mava abantu bose batarakanguka bagisinziriye muri icyo cyumba cy'urwo rusengero. Mana tugirire neza. Twavuye aho ngaho twinjira mu rusengero nyirizina, mu iteraniro ryari ririmo abantu. Nyinjira ahantu mu muryango twinjiriyemo, haje abantu babiri baturutse ku ruhande rumwe, barambwira bati ngaho ngwino hano udusange. Hanyuma umuntu twagendanaga arambwira ati aba bantu ntubakoreho, kuko iyo umuntu abakozeho arinda apfa adakijijwe. Hanyuma muza kubafata, arangije ampereza mikoro. Yampaye mikoro ya mbere ngiye kuvuga ndayimira, hanyuma ampereza indi ya kabiri, noneho ndayivugisha mbwira iteraniro ryari riraho, ariko abantu baho bose bari bahunikiye, ku buryo navugaga mbabwira nti Imana irambwiye ngo abantu nibihane kandi bezwe bambara imyambaro yera. Ni bose bajyaga bubikaga imitwe bakamera nk'abasinziriye. Mara umwanya munini ndimo kuvuga, ariko ndinda nsoza nta muntu n'umwe wari wakanguka ngo yumve icyo Imana ishaka kumubwira. Hanyuma ndaho ngaho Imana yampaye amagambo ari mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto Pawulo yandikiye Abikorento igice cya 3 umurongo waho wa 16. Hari amagambo avuga ngo ntimuzi yuko muri urusengero rw'Imana kandi umwuka w'Imana aba muri mwebwe? Umuntu utsemba urusengero rw'Imana, Imana izamutsemba. Hanyuma ayo magambo aravuga ngo kandi urwo rusengero ni urwera, kandi ngo urwo rusengero ni twebwe. Hanyuma Imana irambwira ngo nimbwira abantu yuko umuntu wese utsemba urusengero Imana izamutsemba. Mana nitugirire neza. Yanyigishije kuri uwo murima w'umurenzo. Abanyarwanda baca umugani bakavuga ngo umurenzo aho wera ibijumba. Iyo uhinga umurenzo uturuka uruhande rumwe ukarunda ibyatsi, rundi ukarunda ibyatsi, noneho ukabirundira hamwe, ubundi ukajya uhinga ibitakurunda hejuru. Muri uwo murima uteramo imbuto ushaka. Ushobora guteramo imigozi, ugateramo imboga, ugateramo ibintu ushaka, ariko biri hejuru y'umurenzo, kuko ubutaka bwaho ntuba wabutabiye ngo umene, ahubwo ubugenda hejuru. Mana tugirire neza. Mana irambwira rero ngo urusengero rwubakiye hejuru y'umurenzo ni imitima yacu. Imitima yacu twimitsemo ibindi bintu byatumye umwuka wera yimuka. Imana iyo idushatse ntago itubona, ntago ibona aho itura muri twebwe imbere, ahubwo usanga kenshi dufite ibindi bintu twimitse mu mitima yacu bitandukanye n'uko Imana ishaka. Icyumba cya mbere abantu bakinjijemo ubusinzi bimura Imana. Icyumba cya kabiri abantu bimura Imana bimukamo ibindi bintu. Ahari gombaga gutura umwuka wera ahagenda hahinduka umusaka. Imana itugirire neza. Icyumba cya gatatu n'abantu bakoraga imirimo y'Imana, bamaze kugera mu mirimo y'Imana barazamarara, barasinzira ntibibuka yuko Imana ariyo yabahamagaye ngo bayikorere, ahubwo buri muntu wese yigira mu bye. Iyo dusomye urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya 6 umurongo wa 14, tuhasanga amagambo avuga ngo mukenyere ukuri, mwitere gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, ngo mukwete inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bibiteguza, kandi mwambara agakiza kababera ingofero. Abo bantu nabonaga bariyamburiye myenda kandi barasinziriye, mwuka wera ntiyaragikorera muri bo, bari barasinziriye mu rusengero kandi bari
baraje baje gukorera Imana, hanyuma barangije barahasinzirira biyambura gukiranuka, ari cyo cyuma cyagombaga gukingira igituza cyabo. Imana iyo ibitegereje isanga abo bantu bakora imirimo y'Imana ariko bambaye ubusa, batari maso, batareba. Imana nitugirire neza. Urusengero rero rwubakiwe hejuru y'umurenzo, kuko abantu bakora ibyaha byose bakarenzaho. Umuntu arasamana akarenzaho, umuntu akiba akarenzaho, umuntu akagambana akarenzaho, umuntu akaroga akarenzaho. Ariko abo bantu bose iyo bateranye bavuga ko ari abantu b'Imana, ariko bagiye barenzaho. Urusengero rw'Imana rwubakiye hejuru y'umurenzo. Imana nitugirire neza. Imana irashaka imitima yacu, icyo ni kikeneye. Yaravuze ngo mundemere ubuturo, hanyuma nturi hagati muri twebwe. Imana irashaka gutura mu bantu yaremye, kuko abantu yabaremeye kugira ngo bayibere umunezero. Aho kugira ngo bayibere umunezero barangije kwimura mu mutima wabo. Imana igikeneye ni imitima, ntabwo ikeneye insengero zubatswe n'intoki z'abantu. Nubwo wenda tuzihuriramo tukaziganiriramo tukazunguraniramo ijambo ry'Imana, ariko icyo ikeneye cyane ni imitima yacu. Imana nitugirire neza. Imana ikeneye urusengero rero. Iravuga ngo umuntu wese urutsemba Imana izamutsemba. Imana nitugirire neza. Imana yarambwiye ngo nimbwire abantu bongere bayihe umwanya mu mitima yabo, kuko umuntu wese wimura Imana aba yarangije gutsemba urusengero. Kandi icyo Imana ikeneye ntabwo ari urusengero rwubatswe n'intoki z'abantu, ahubwo ikeneye urusengero rw'umutima w'umuntu. Irashaka gutura muri twebwe, irashaka gukorera muri twe, irashaka kuvugira muri twe. Abantu nibareke kwimura Imana, kuko urusengero rw'Imana ikeneye ko ruba rwera. Kandi urwo rusengero ngo ni imitima yacu, ariko ngo umuntu wese urutsemba Imana izagira gute? Izamutsemba. Imana nitugirire neza. Imana ishimwe. Haleluya. Imana irashaka urusengero, irashaka gutura mu rusengero, kandi arwo mutima wanjye n'uwawe. Ntabwo ishaka ko abantu bayimura, irashaka kuba muri twebwe, kuko Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo. Irangije iravuga ngo tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe. Kandi Imana yashakaga ko umuntu azayibera umunezero, akayihesha icyubahiro, akayamamaza. Imana ikamenyekana mu bayizi n'abatayizi. Ariko abantu b'iki gihe Imana yarambwiye ngo barangije gutsemba urusengero. Iravuga rero ngo abantu nibahinduke bongere bemere Imana iture muri bo. Mwuka Wera abona ahantu akorera. Abantu bakorera Imana bayitinya kandi bafite ubwoba, kuko Imana yacu ni umuriro ukongora, niko ijambo ry'Imana rivuga. Imana iraza gushaka aho itura muri twe ntihabone. Irabishaka mu bagabo ntibibone, yabishaka mu bagore ntihabone, yabishaka mu basore n'inkumi ntihabone. Abantu bimuye Imana barangije bimika ibindi bigirwamana. Imana irashaka rero urusengero, kandi urusengero ishaka si urw'amatafari n'amabuye, ahubwo irashaka urusengero ari rwo mutima wacu. Imana nitugirire neza. Imana ishimwe. Amen. Yego, Imana ndi kuguha buno butumwa ngo ugende ubwira abantu bayo batunganya insengero cyangwa se bubaka insengero mu mitima yabo. Ese wowe iyo urebesheje nk'amaso y'umubiri atari mu mwuka, ubona abantu bari kubaka insengero uko bikwiye, cyangwa se iyo urebye ubona zaraguye? Mbona insengero abantu batazubaka uko bikwiye, kuko ubundi urusengero rw'Imana ni umutima wacu. Kandi imitima yacu kenshi usanga abantu bamwe baragiye basa n'abimura Imana, bakagira ibindi bintu bimika. Ibyo bintu rero bigaragara ko Imana itakibona umwanya mu mutima w'umuntu yiremeye. Ugende nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, hari igihe usanga nka hano hanze abantu bafite ntabwo bagikeneye gukora ibyo Imana ishaka, cyangwa se ngo bagende uko Imana ishaka bubake izo nsengero. Kuko ndahamya ntashidikanya yuko mu nsengero Imana ishaka kuba wakwambara ukikwiza, kwambara neza, nabyo burya hari ubundi butumwa bitanga. Bifite ubutumwa bitanga, cyane cyane iyo bijyanye no gukiranuka. Bijyanye no gukiranuka. Arega burya nanone ntabwo waba udakiranutse ngo wambare neza, kandi ni waba ukiranutse ngo wambare nabi. Ariko urumva abantu biremeye izindi mana zabo, ugasanga umuntu yambara nk'ubusa ngo ntabwo Imana yamucira urubanza, cyangwa se agahita avuga ijambo rivuga ngo afite uko abanye n'Imana. Ibyo bintu urabivugaho iki? Icyo mbivugaho ni uko ijambo ry'Imana ritubwira ngo umwuka n'umubiri birarindwe, kugira ngo bitajyaho umugayo mu maso y'Imana. Niba rero umubiri wacu utarinzwe, n'umwuka ntabwo warindwa, kandi umubiri utabashije kurindwa. Ndumva mbere y'uko turinda ubugingo tugomba no kurinda umubiri, kuko umwuka w'ubugingo akorera mu mubiri w'umuntu. Ndumva rero nabyo bifite ikintu byabangamiraho
ikintu kijya niba abantu bose bakwibazaho kandi nawe ukagenda wumva ko ikintu ukora ukavuga ngo umutima wanjye ntuncire urubanza mfite uko mbanye n'Imana ngo ufite uko ubanye n'Imana ntabwo Imana ibana n'abantu biyandarika ibana n'abantu biyubaha bakayihesha agaciro yego ni nk'ubuhe butumwa wabagenera urabona ko nk'ubu uyu munsi wenda birashoboka yuko hari nk'abantu badukurikiye bari nko mu bice bigiye bitandukanye wenda batazi ko mu Rwanda batangiye guca abantu bambara imyambaro ikoze bakoze isoni wenda bakaba ari nko muri ibyo bihugu byo hirya kandi wenda bashobora kuba bazanagaruka inanga ariko ubutumwa uyu munsi bukaba buri butambuke bukabageraho nshingiye ko ijambo ry'Imana ribivuga ngo umwuka n'umubiri n'ubugingo birarindwe ngo bitazajyaho umugayo mu maso y'Imana niba imbere y'Imana dufite umugayo no ku bantu turawufite ikintu cyose abantu batekerezaho bakakigaya burya ntabwo kiba kinejeje Imana hanyuma rero njye ubutumwa numva nabaha nuko bahinduka batagombye kugendera yuko ubuyobozi cyangwa leta yabafatiye ibyemezo ahubwo bagatekereza ko n'Imana yabaremye mu ishusho yayo ikeneye ko ihabwa agaciro ku bwabo iyo bifashe nabi byambura icyubahiro iyo ufashe nabi umubiri Imana yaremye ukawutesha agaciro burya n'Imana yakuremye ubitesheje agaciro kuko ubundi iyo umuntu yubaha Imana agomba no gukora ibyo Imana ishaka ayubahisha mu bintu byose rero uyubahisha mu myambarire uyubahisha mu mivugire uyubahisha mu myifatire uko ugenda kose ugomba kugenda wubahisha Imana kuko Imana yaremeye umuntu kugira ngo ayiheshe icyubahiro ntabwo yamuremeye kugira ngo ayikoze isoni ibyo bintu by'urukozasoni rero numva bakwiye kubyihana bagasaba Imana imbabazi bagahinduka bakagira imyitwarire myiza kugira ngo Imana barebe neza ibishimire kuko abantu nibabareba nabi n'Imana yabaremye nayo ntabwo izaba ibishimiye ndumva ari ubwo butumwa natanga yego mu yandi magambo bakora iby'Imana ishaka bahinduke turi insengero z'Imana niko ubu butumwa buvuga kandi urusengero ni twebwe imibiri yacu iturwamo n'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera bivuze ngo Imana irashaka gukorana n'abantu bayubahisha yubahishe mu myambarire yubahishije mu mivugire yubahishije mu bikorwa byawe ukora byose mu myitwarire yawe kugira ngo izina ry'Imana rirusheho guhabwa icyubahiro no kumenyekana ku bwawe byonyine ikintu Imana yaturemeye kwari kugira ngo tuyiheshe agaciro bityo rero imyitwarire y'umuntu nigenda ikoza isoni Imana izazikoza n'abantu burya abantu bajya gufata ibyemezo Imana yarabifashe kera ahubwo Imana buriya ngiye nasanze Imana irihangana ikadutegereza ariko yarangiza ikazashyiraho n'abantu ifite abakozi benshi yakoresha umuntu yakoresha n'ibindi bintu runaka kugira ngo ikebura abantu bayo bakunde bahindukirire bayubahe ndumva rero ubutumwa mbaha ari uko bahinduka bagashaka uko bitwara neza kuko abantu ni insengero z'Imana erega n'ubutumwa nabwo buri kubivuga ngo duhinduke rwose tube insengero z'Imana twubake mbese twubake inzu y'Imana kongere tuyubake ntabwo ari hanze hariya ahubwo ni ukubibaka muri twebwe imbere hanyuma tukubaka inyuma ariko imbere habaye hazima yego iyo bavuze ngo umurenzo wera ibijumba bashatse kuvuga iki baba bashaka kuvuga ko umuntu icyo bishatse kuvuga ni uko umuntu akora ibyaha akabirenzaho akabyita ibyiza niba dutanga urugero nko kuri icyo kintu uvuga cy'imyambarire mibi abantu bagikora babizi kandi babishaka ntekereza yuko nta muntu utungurwa ngo afatwe mpiri afate umwenda wangize cyangwa yambara ibintu by'urukozasoni ni ibintu abanza gutekerezaho hanyuma rero burya iyo abikoze abizi kandi abishaka biba bigaragara ko yarenzejeho iyo yagiye agasambana akaza agasubira no mu mirimo y'Imana cyangwa akanagenda n'ahandi atari n'umukristo abakoze icyaha gikomeye gikorerwa hehe mu rusengero hahandi mu mubiri imbere hanyuma rero iyo arengejeho bigaragara ko ari umurenzo yarengejeho ejo arongera akabikora akarenzaho ejo bundi akabikora akarenzaho ariko Imana yo yabyitegereza ikavuga ngo uyu muntu kubera ko atsemba urusengero rwanjye nanjye nzamutsemba hari igihe Imana ishimwe hari igihe usanga nk'abantu yaba barimo bandi bakiba bakavuga ngo ese ko Imana ikiba yaradusizeho nyine wenda ngo kera ngo Adamu na Eva ngo bambaraga nyine uko bishakiye ariko nabo baje kuvumwa muri Edeni bitewe nuko batakoze iby'Imana ishaka buriya bano bantu rero ntabwo ahubwo njye ndi nkabo ntafata umwanzuro nkabivamo nkakora iby'Imana ishaka kuko rega
buri Imana ikorera ahantu hose wa mugani, yakorera muri leta, yakorera mu mwana, yakorera mu bantu bose, ubwo gusa niba bakora ibyo Imana ishaka kandi bahinduke rwose barwije imitima mishya. icyo ni cyo Imana ibakeneyeho. Imana ifite ingabo nyinshi, nibanga kumva izakoresha abantu, izabumvisha. Imana ishimwe. Yego, turugana ku musozo w'iki kiganiro, ndagira ngo byibura usengere abantu badukurikiye bakomeje kumva buno butumwa, utange na nimero ya telefone, ariko umukeneye kuba yakuvugisha azakuvugisha. Ni karibu dusenge. Mana Data wa twese, uri mwiza kandi ubereye mwiza, wagutegereje bose. Tugushimiye umwanya waduhaye, tugushimiye ibiganiro tumaze gutambutsa, ugize neza ko ariho dushyigikiye kandi ukadufasha. Mana, izina ryawe nirishimwe. Turasenze rero kugira ngo abantu bazumva ubu butumwa, Mwuka Wera azabasura bigishe ko urusengero rwa mbere ari umutima w'umuntu, kugira ngo buri muntu wese ahindurwe n'imiburo yawe, atangire ashakashaka uko yakora ibyo ushima, akwimike mu mutima we kugira ngo abashe kugirirwa imbabazi. Ngaho rero girira neza bumva ubutumwa bose, kandi ubutumwa Mwami turasenze kugira ngo buzumvikane mu matwi ya benshi, buzahindurire benshi kuba abakiranutsi no gufata imyanzuro yo kugukurikira kubera kuri Imana. Ngaho dufashe rero, tugirire neza kandi utwiteho, mu izina rya Yesu no tubisenze twizeye, amen.